Reka tubahe ikaze abadukurikiye mwese aho mwaba muri mu mpande enye z'igihugu cyacu. Nizere ko mumeze neza, turagarutse nanone. Tuba tubakumbuye cyane rwose. Ariko cyane mwebwe mukunda gukora subscribe ndetse na share na comment. Bora tubakumbura kurenzaho. Yes, ntabwo wenda nunganiye mugenzi wanjye Janti, ntabwo ari abahora bakora subscribe, ahubwo wowe wakoze subscribe uyikora rimwe gusa, kubera ko iyo ikoze inshuro nyinshi abayikora yongera yishyira, ahubwo tuvuge ngo wowe ufunguye kino kiganiro uyu munsi ukabona ahantu handitse subscribe hari ikiri umutuku, wagira icyo ukora kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Nibyo twatuma tubaha ikaze rero, kandi twizera ko muri amahoro mu bice byose murimo n'abari ku isi hose, cyane cyane ko tumaze kubona ko mudukurikira cyane rero, n'abantu batanga comment zanyu turazibona, kandi tuba twifuza ko muzitanga ku bwinshi. Nawe uvuga ngo hari benshi cyane bavuze ngo ibiganiro dukora ngo natwe ngo tuba dushaka views. Yego tuba twifuza ko mubireba ariko mugahinduka. Ntabwo twebwe dushaka ko mubireba ngo mugwe muri genoma, ahubwo tuba dushaka kuya mubirebe muhinduke mugaruke. Nicyo ngicyo tuba dushaka. Reka mbaye ikaze rero ngiye ni Janti. Yes, nanjye ndi Manzi, tukaba turi kuri Janti TV kugira ngo tubagezeho ibiganiro twateguriye uyu munsi. Yes, Janti, mbere yuko noneho dutangira gusuhuza nk'ibisanzwe abantu bakurikira aho bari hose, reka ubanze dusengere hanyuma ubundi tuze tubabwira n'ikintu uyu munsi tugiye kuvuga kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza cyane. Turagushimiye Mana nziza, gira neza. Tugushimiye ko uri umukozi w'umuhanga. Tugushimiye byinshi wadukoreye mu bihe byatambutse. Nk'abanyarwanda twakomeje kubona ineza yawe, ndetse n'abatuye isi bagumye kubona ko ufite ukuboko k'umumaro ku buzima bwabo. Nyakubahwa Imana, twemere muri aka kanya umane natwe muri iki kiganiro, kandi ntukundire izindi inama mbi zishobora kutuvugiramo, ahubwo inama nziza arizo tutanga kugira ngo abanyarwanda babashe guhindukira ndetse babashe guhagarara neza mu byo bizeye. Urakoze ko kuri Imana nziza, mu izina rya Yesu Kristo, amen amen amen. Ubwo rero uyu munsi tubafitiye iki? Uyu munsi tubafitiye ikiganiro kiryoshye, aho dushaka kuvuga ngo mbese mu minsi ibaho yose y'ubuzima bwawe, aho ubaye, ibyo ukora byose, aho usengera, aho ugenda, ni ikihe kintu ushobora gukora kugira ngo abantu bazakwibuke, mbega ndetse n'Imana ihora ikuzirikana? Mu magambo makeya, usize nk'uruki imusozi? Waba usize nk'uruki imusozi, niko abanyarwanda bavuze. Ariko nashakatse kugira ngo ngarure ku kintu abantu bakunze kuvuga, ukajya kubona umuntu yapfuye bakazana indabo, ndetse uretse n'izo ndabo ugasanga nibwo batangiye kwandika amagambo meza. Oya, ariko ntabwo nitwibagirwe yuko hari n'umuntu mu gihe atarapfa rwose umureba ukavuga uti kabisa uyu muntu apfuye twaba duhombye. Uwo rero ubigeraho ute? Aka kanya nicyo kintu cyane uhagaze he ubu, aka kanya upfuye ntabwo bavuga ngo cyari cyaratuzengereje. Waba usize ugeze aho ngaho, abantu batuye aho nari ntuye ntibantera amabuye, ntabwo ndi bumuvuge izina. Umugabo umwe, televiziyo zicyaduka mu Rwanda zabaga ari umweru n'umukara. Noneho kugira ngo twebwe turebe televiziyo, urumva uwo mugabo yari yifite muri quartier, noneho tukajya kuruhengereza kugira ngo turebe televiziyo, ntabwo twe tuzi ibyo ari byo. Noneho umugabo yazasanga wunamye munsi y'urugi rwe kuko yaranze kutwinjiza, yaranze kuduha karibu ngo tudashajisha intebe ze, ngo tutagira gute ibintu nk'ibyo, akagukubita ukirukanka. So abantu bakubiswe nabo reka tubasuhuze bajya kureba televiziyo. Ni mu gihe cyashize. Ariko uwo mugabo icyo nshaka kuvuga, yapfuye, abantu benshi baje kureba koko yapfuye, bavuga bati ntabwo ajya bose barabango ntago ashobora gupfa. Yes, nibyo rero. Waba usize nk'uruki umusozi. Reka tubanze tubasuhuze Janti. Reka dusuhuze abantu bari burasirazuba, mukomere cyane. Abantu bari burengerazuba, Yesu ashimwe. Abantu bari mu mujyi wa Kigali, mukomere. Amajyaruguru, turabakunda cyane. Iburengerazuba, mukomere cyane. Abariyo ubwota amasimbi, ewana turabasuhuje. Reka tubabwire ngo mugubwe neza. So icyo twatuma tuvuga rero ku nsanganyamatsiko yacu uyu munsi, Imana n'abantu bazakwibukira kuki? Ese bazakwibukira ku buhamya utanga ku ma YouTube, cyangwa bazakwibukira ku gusebya abantu no gutukana, bazakwibukira mu gushakisha impamvu ku muntu kugira ngo wowe hari nk'igihe uba ukorana n'umuntu agashaka icyasha kuri wowe,
kuri wowe kugira ngo we abone promoted azamurwe mu kazi no kera twiga mu ishuri bajya bavuga ngo nta kindi nziza ngo nziza imbwa zo mu maguru imbwa zo mu maguru bashaka kuba n'umwandiko bambabarire umugabo we utwigishije ndamukumbura yaratwigishije atwigisha ukuntu umuntu yatanze umwami yatanze itegeko ngo bice undi muntu noneho umuntu agahindukira akamubwira ati ntabwo ari we nzize mwami ahubwo nzize imbwa yo mu maguru ashaka gusobanura yuko azize wandi umushyira amagambo akajya gupfukama imbere ye akajya gutanga amagambo ibintu nk'ibyo ngibyo rero hari abantu babayeho muri ubwo buryo kandi ubwa mbere nkumvise hari abantu babayeho muri ubwo buryo Imana n'abantu bazakwibukira ku magambo uvuga bazakwibukira ku buhamya bwawe uvuga butari bwiza bazakwibukira mu gusebya mugenzi wawe bazakwibukira kuki nibyo Gentil nibyo kubera ko usanga aka kanya niba ufite ishyari ry'umuntu mukorana ukavuga ngo uriya mwanya arimo nzawugeramo gute kubera ko yitwara neza ntabwo n'umuntu uzawujyamo kuko witwaye neza Imana ishobora kugushyira mu wundi mwanya ntabwo icyiza ari ukugira ngo umuteranye ngo utukane ugere gute uretse no gutukana n'ibindi byose ushobora kuvuga navuga ngo ni uburenganzira bwawe ahubwo ikibazo wowe ufite urashaka ibikuvugwaho bimere bite ese niba ku isi uriho Imana yagushyizeho yadushyizeho kugira ngo dukore ibyiza gusa ntabwo yagushyizeho ngo ukore ibibi ntabwo Imana yagushyizeho harimo abantu njyewe njya mbona ukamureba ukavuga uti se nk'uyu Mana yanjye koko ibi bintu abakora ibi bintu neza ukabona ntabwo azagira iherezo ngapfe ntabwo bibaho nyine ukabona ko ntabwo atekereza ko hari ukajya kubona ukabona umuntu yagize yapfuye yari umuntu mwiza yagira gake njye nkunda kubwira abantu ngo indabo zanjye mwazimpaye nkiriho ko nabonye ziba zihenze aho kugira ngo kuko hari umuririmbyi waririmbye muri ziriya ndirimbo zimbaza Imana banga amahirwe muyasubize mu isaho navuga ngo nanjye nibasubize mu isaho cyangwa se nibakora ibyiza banyereka ibyiza bazamvugaho nyuma ntabwo bikunda kubera ko indabyo zacu nyine tuzazana z'icyo gihe ntabwo ari byo icyo nshaka kuvuga ngo ereka umuntu ko ari mwiza akiriho wishaka kugira ngo uzereke umuntu ko ari mwiza yapfuye Gentil nka kariya kantu nabonye abantu bamaze iminsi bavugaho ngo mvango niba umuntu ngakubwira ngo aragukunda ngo niba umuntu akubwira ngo ni inshuti yawe ataguha n'inote y'igihumbi cyangwa ibihumbi 10 ngo ntabwo ntabwo inshuti ari amafaranga babanze banasobanukirwe ntabwo kubana n'umuntu ari uko aba afite uwo muntu mubana afite nta kintu na kimwe azakugezaho abantu ntibakita ku nshuti zibagira inama hari indirimbo nkunda cyane muri iyi minsi ndimo numva ivuga ngo imibare imibare hari akantu bavugamo bakavuga ngo imibare urukundo rwimukiwe n'imibare nuvuga ngo ahari urukundo rwarahavuye ubu hasigaye hicayemo imibare umuntu aravuga ngo nimbana na Manzi ndamukuraho iki buri wese ababarana ese ndamukuraho iki tagati nicyo nkukuraho abantu benshi buri wese aba ari kubara n'imibare n'imibare muri makeya karikire cyangwa se equation cyangwa se algebra n'ibiki imibare mwiga sinzi yariyo za integrale n'ibindi mwabishyize mu bintu mu mwanya utaruwa reka twigarukire ibaze kino kibazo ngo ngewe aka kanya wowe uvuye mu mubiri aka kanya abare gukikije abakuzi abo mwahuye haba kure haba hafi bazakwibukiraho iki ko ari munini ko wagiraga ubugome se utagiraga impuhwe ngo wabagaho ngo urishaye ngo bagutinya cyane wagiraga amagambo ibyo urumva ari byo bintu ushaka gusiga ku musozi ese urashaka gusiga ku musozi inkuru ki inkuru yawe yuko umunsi wapfuye Imana ihumugisha baririmbye ngo umunsi wawe wa nyuma dutekereze ku munsi wacu wa nyuma byagakwiye Gentil byagakwiye utekereze ku munsi wawe wa nyuma bizatuma ujya kuri YouTube uvuga ibintu bizima bizatuma ujya kuri radio na televiziyo uvuga ibintu byubaka abanyarwanda ndetse n'abatuye isi apana gutwika urajya kuri radio ugiye gutwika bazakwibukira kwibyo Imana ihiruhuko dashira Pastor Theogene nkunda kumuvuga yasize ibintu byiza cyane
kuko hari abana yavanye mu kababaro mu gahinda. Tumwibukiraho uyu munsi ko hari abana bahindutse ku bwa Theogene. icyo kiri mu bintu Ese wowe bazakwibukira kuki? siko icyo kintu kiri mu bintu bikomeye. Pastor Theogene byatumye abantu bababazwa nuko yapfuye. Icyo kintu cyo gufasha abana bo ku mihanda, buri wese yumva ko yapfuye. Yaravuga ngo bari abana babaye abandi. utamuzi n'uwamwumvaga wese Bari abana babaye abandi. Ese wowe nupfa bazavuga iki? Ntazavuga ngo ugenda amahoro. ati Mana ashimwa kubera ko Hari igihe bavuga ngo ruhukira mu mahoro. Reka mbivuge njyewe igihe najyaga gusura wa muntu udasanzwe hakurya y'amazi, yambwiye ibintu bikorwa numva ngize agahinda. Yampaye ubuhamya. Yambwiye ko umunsi ajya kwinjira mu mwuga wo kuvura, wabyita kuvura, yego, yambwiye yuko yaraye mu irimbi. yambaye ubusa ariko nyarimo bavuga ngo niko ngo yaraye mu irimbi. Yanze ko mushyira kuri kamera, yego, ariko anyemerera ko najya ntanga ingero z'ibyo yambwiye. Ngo yaraye mu irimbi, ngo noneho ngo ararangwa impande y'akana be bashyinguye gafite hagati y'imyaka 5 n'6. Byamaye nko biteye ubwoba. Ako kana bagashyinguye, ngo agiye kubona hagati, buriya mujye mutinya amasaha ya 9, abantu musenga mujye musenga 9. Abazimu baba barimo bagenda. Ariko abakristo benshi dusenga 9 barabizi. 9 ngo urushinge iyo rugihagaze gutya, uko rugenda gutya ujye ukurikiza amasengesho, nugeza muri 9 uhambire. Kuko nuhambira uzajya uri koze ikintu gikomeye. Ngubwo uyuza 9 agiye kubona abona abayobozi 2 baraje bateye imiti kumva, ngo agiye kubona abona akana kavuyemo ari kazima. Baragatwara. Ati kugeza isaha njyewe ntago nshobora kwibaza icyo kintu. Ati kuko nicyo kintu kizima gikomeye mu buzima bwanjye cyanteye ubwoba. Havamo ari muzima mu gituro avamo baratwara. Ati rero mujye musenga. Kandi noneho yarambwiraga ati abarokore nimusenge. Yemera abarokore cyane. Yego. Aravuga ngo nimusenge. Ati niba usenga ukomeze. Ati kuko kuri uyu muntu yapfuye mugasenga mubuza amahoro babarozi. Uri kunyumva? Yego. Babarozi bashobora kuza bakatwara umuntu bakajya kumubuza amahoro. Nuwa ngo rero iyo uvuze ngo umuntu naruhukire mu mahoro ubu muhaye imbaraga. Muri makeya ubu mukomeje. Manzi, ubukoze ikintu gikomeye. Bira bintu birakora. Cyamaye. Gusenga uvuga uti Imana imuhiruko ridashira, ibyo ngibyo ni rigashobora kutaruhuka kandi yapfuye. Bibaho, yarabinsobanuriye. Ariko niyo ugiye mu mbaraga z'umwuka urabibona. Ese abizera bazajyaye? Abakoze nabi bazajyaye? Bagenzi bacu b'abaturanyi bakunda kuvuga ngo hari ngo roho ziruhukira muri purgatori. Ariko iyo ndebye hari ibintu njya nanariza nkareba nkasanga kuko hari ahantu roho zijya. Izo roho zitaruhutse zahura n'akaga. Dukomeze tubasabire mugane w'abaturanyi bacu. Nyine niko padiri yavuze. Umuntu utarakoze imirimo myiza akiriho oya agashaka gusiga ako kantu ushyizemo ntabwo ariko navuze. Tujye dusobanurira abantu. Kuko imirimo wakoze myiza ntizaguherekeza. Nkwereke. Twaje kubwira abantu uyu munsi muri iyi studio ya Gentil TV gusiga inkuru. Nta kibazo niba uhisemo gusiga inkuru mbi ku musozi it's okay. Bitamo inzira watangiye uyikomeze. Ariko komeza inzira watangiye. Yego. Ariko icyiza ni ugusiga inkuru nziza imusozi. Nimureke duharanire gusiga inkuru nziza. Ariko icyo nashakaga ko tuvugaho. Wenda kugira ngo ntumvireho n'abadukurikiye wamugane. Uranyibukije. Usanga harimo bamwe baba bari gusabira roho ngo ziri ahantu muri purgatori ngo kumusabira kugira ngo agire gute? Kugira ngo nyine roho ye yezwe. None se Gentil, ubu ngewe niwe narahisemo gusiga inkuru imusozi mbi. Yego. Rwose ngasiga inkuru mbi. Ariko famiye yanjye kagiza kunsabira ngo ni ibyo bintu birakora. Ngewe jye mbwira fatika numve ngo ibintu birakora. Wenda tuzifashisha abagenzi bacu b'abakatolike badusobanurire buryo kibikora. Ariko ikintu nshaka kukumvisha gikomeye. Gusa ikintu nashobora kwemeranya nawe cyane undi muntu, imirimo wakoze niyo izaguherekeza. Ntabwo kuba uri umugome aka kanya warigize igitinyiro ukandamiza ikiremwa muntu ugira gute ukora ubugome wica
ugambana uroga aho ntibaba bagiye kuzasigara bavuga ngo ntabwo twakwemeranya umuryango wawe uzasengera ibyo byaha wakoze wowe udashaka kubikizwa uzimurwa ngo ujyanwe ngo ahandi hantu ahubwo urarangiye niba utihanye ntabwo bibaho nimwihane mureke guta igihe mu bidafite umumaro nimwihane mureke kujya mu gushaka imaje muzasiga itari nziza ku isi mushaka ishusho nziza muzasiga ku isi ku buryo buri wese uzababona azahora ashima Imana. N'ubundi reka dukomeze tugire inama tunasoza kubera ko ntidutinde kwa kakana kuko havugwa menshi. Uyu munsi twari twashatse kuvuga ku bantu ku nkuru bashobora gusiga. Tekereza kanguka umenye ngo kubera ko nawe umenye isaha sibyo kuko uruhinja rurapfa rukivuga. Uyu munsi nawe waba ari uwawe wa nyuma. Numvishe umusore ni hehe mbireba ku Nyarwanda yapfuye yaragiye muri graduation yiwe. Iyo nkuru ni sibyo yaragiye muri graduation yiwe ahita arapfa. Urumva yize amashuri arariga ariko mu gihe cyo bari muri kwasiteri ngo n'abandi bantu 7 imodoka barayigonga kubera ko umutwe wari wangiritse cyane bahise babihutisha i Kanombe ku bitaro by'i Kanombe. Yego we bagerayo byarangiye. Izo nkuru zikunza kubaho n'ubushize zabayeho n'ubutaha zizabaho. Icyo nashaka kubabwira urumva Imana iheruka ridashira mpyisi niwe wavuze ngo murarangije ngo hari abagiye kugira usororo ngo hari abagiye kujya ibyo ngibyo ntabwo umuntu yabitindaho ahubwo kumenya ngo iherezo ryawe rigiye kuzaba gute. Yatungu nibura niyanarwaye ngo amenye ngo ugeze nyine byabaye gute. Bakunzi ba Gentil TV rero turimo dusoza reka tubagira inama nuko mwakwiga gukora neza mukamenya gukorera ku bintu bizima mu bintu byose dukora tujye tumenya ko hari n'iherezo niba barahisemo kuvuga bagenzi bawe nawe uzavugwa wapfuye. niba barahisemo kurwanya bagenzi bawe nawe namara kujya gupfa bizaboneka imvugo uzaba usize ikiganiro. Hari ahantu ujya gushyingura bamwe ari kuvuga ubuhamya ngo yengo ariko disi burya barabeshya umva ibintu bari kumuvuga umva nkubwire batazaryanira n'inzara ku bwawe. Nimwige gukora neza nibyo bintu bizima kubera ko ntituzisande mukiri ku isi. Reka rero tubashimire Gentil, mwakoze cyane. Reka wongere n'ubundi dusengere, reka dusoze tubabwira ngo Mana nziza ushobora byose, reka uri aka kanya ushoboza abanyarwanda n'abatuye isi kugira ngo bazasige inkuru nziza, inkuru y'amahoro, inkuru y'agakiza, inkuru ivuga ibyiza. Nyemerera muri aka kanya buri wese utarahinduka umuhindure. Ndasenze ngo amaraso y'umwana wa Yesu Kristo ajye kuri buri umwe wese agira icyo akora. Bana n'abanyarwanda ukomeze kuba ibatunga, ibafasha umutekano, ubumwe n'ubwiyunge bikomeze kuraganza mu banyarwanda. Urakoze gukora Imana nziza mu izina rya Yesu. Amen. Amen.